Hello guys, marakaze neza kuri channel ibigisha ibintu byiza ibintu bifite akamaro. Channel mbese wasangaho ibintu byiza cyane udaciye ku ruhande cyangwa se utavuga ngo ibi bintu baratubeshya. Oya, ngiye mbabwira ibintu biriho kandi byagufasha ku buryo ushobora kuzamura imbuga nkoranyambaga zawe mu gihe gito cyane kabisa. Ukurikira ibintu byo ngiye mvuga cyangwa se ibintu byo nigisha muri makeya ushobora kuzamura imbuga nkoranyambaga zawe kandi zigakora neza mu buryo bwiza. Reka mbabwire ibanga rero batababwiye kuri TikTok. Nje kubabwira ibanga batababwiye kuri TikTok, uburyo ushobora gucekinga account yawe kuri TikTok ukamenya niba ishobora kuguhemba cyangwa se ukamenya niba yaraguye mu makosa bitewe n'uko TikTok yawe ushobora kuyifungura ariko ukaba warapodinze ibintu by'abandi, wabura ko apodinga ibintu by'abandi maze ukaba wagwa mu makosa ariko ukaba utayazi. Ubwo uburyo aya makosa yawe ushobora kuyirinda n'uburyo ushobora kubigenza ugahita wamonetiza TikTok yawe. Tudatinze rero reka mbanze mbasobanurire kano kantu. Hari abantu bamwe na bamwe bafite ama TikTok ariko bakaba batazi ukuntu ama TikTok yabo uburyo ashobora kuyatwara, akaba azi yuko TikTok zari zose uzishobora guhemba. Icya mbere, njyewe iyi ni TikTok, iyi ni TikTok Lite, iyi TikTok nkoresha ndimo kwamamaza nka YouTube zanjye cyangwa se ndimo kwamamaza nk'imbuga nkoranyambaga zanjye Facebook, Instagram aho ngaho. None iyi ngiyi ni TikTok y'inyarwanda, iyi ngiyi ikaba TikTok international. Ubwo muri makeya njye mfite TikTok eshatu, nawe wazifungura ntacyo bitwaye, bitwaye. Okay guys, rero tudatinze nje kubereka uburyo ushobora gufungura TikTok yawe maze ubundi ukareba niba waraguye mu makosa cyangwa se utaraguye mu cyangwa niba TikTok yawe ishobora kuguhemba. Tudatinze reka turebe, dusuzume TikTok yacu niba nta makosa yakuyemo. Tuzana ku TikTok yacu, dutegereze imaze ifunguke. Ngiye hano nibyo ndimo gukora ariko reka nsubire inyuma gatoya, kugira ngo okay guys, rero tudatinze tuzaza ahangaha kuri account yacu, hano kuri profile. Nizeye ko urimo kuhabona ahangaha, ubundi tumara kuza hano kuri profile tuwakandaho. Tudatinze ntabwo byo gutinda, niba iyi video iragushimishije nyine wowe urakanda subscribe, ukana like, nta kindi kintu usabwa n'izindi ngibyo gusa. Subscribe, like, bakunzogera hari ikintu biba bitwaye aho ngaho. Okay guys, tudatinze rero nitumara gukanda kuri profile tuzahita baduhereza neza yacu, baduhereza profile yacu nyine uko uteye. Dore ngiye aha ngaha mfite aba followers 1082, like 323, aba nabona followings. Okay guys, haze gutinda rero tuzaza twikandire aha ngaha, uzaza wikandire aha ngaha. Dize kuri mu kuhabona TikTok studio, ni uzaza ukande. Numara kwakanda gutya, kuri TikTok studio yawe uzahita scrolling gutya uzamuka hejuru. Numara ku scrolling uzamuka hejuru uhita wizira aha ngaha, account checking account yacu, niba ayo makosa nibwo kubabwira kare, niba ayo makosa turayaguyemo. Tuzide tuyakanda nka gutya, tugereze network. Murabona yuko gutya bari kuducekinga account zacu. Okay, murabona yuko gutya bari kugenda bari kuyicekinga. Reka tutegereze barangize kucekinga ubundi. Tutegereze gatoya, nimurambirwe wowe. Okay, murabona yuko bamaze gucekinga account yacu. Murabona yuko TikTok yacu ifite ikibazo gikomeye. Bari kutubwira yuko twakoresheje post z'abandi eshanu. Reka turebe ko zihari koko. Ibi ngibi ibintu byandi twakoresheje, ibi ngo ni ibintu byandi twakoresheje. Bireke neza, ibi ngibi ibintu byandi twakoresheje. Iki dusabwa rero kugira ngo ira TikTok yacu ive mu kibazo cyo yari irimo, kugira ngo nyine igihe n'ikibazo cyo kwimonetiza tuzaturega zino video z'abandi twakoresheje.
na video ishobora kuba ari iyawe ariko wakoresheje amasawundi y'abandi cyangwa warakoresheje ibintu bitemewe, nabyo byashoboka. Noneho rero kugira ngo ibintu bizagende neza, tuzagenda zino video zose ziri hano z'abandi twakoresheje, izi ngizi muri kubona aha ngaha zino zose, izi ngizi zose twakoresheje z'abandi, izi ngizi z'abandi twagiye dukoresha, nitumara kuzibona uku nguku, icyo tuzasabwa tuzagenda zose tuzikureho, tuzisibe zose. Nunayishyira prive ntabwo bizemera, ntabwo bizashoboka kubera yuko urukumva yuko uzaba wakoresheje neza, uzaba wakoresheje ibintu by'abandi. Ni nko kuri YouTube, uko ufungura account kuri YouTube maze ufungura YouTube channel bagahita kurega copyright, hano yo kuri TikTok barega copyright. Ubundi nitumara kuzisiba account yacu izaba ibaye nzima. Reka turebe kuri account, ducekinge kuri account turebe nabyo ko naho bimeze kuri iyi. Turebe kuri account, katuze kuri iyi ni yanjye, ducekinge turebe, tegereze gatoya, ducekinge turebe, tegereze gato. Kwa kundi twakoze mbere, tuzaza no dukanda kuri profile yacu, tumara gukanda kuri profile yacu, tuza no kuri studio, tuza hanga kuri check account. Ize kumuri kubyibuka ntabwo mugire mubyibagirwa, tuza hanga kuri check account, ducekinge turebe niba nayo ifite ikibazo, bacekinge turebe. Okay guys, murabona yuko iyi TikTok yo nta kibazo na kimwe ifite. Murabona yuko bari kutubwira ngo account ni good standing. Murabona yuko iyi TikTok yoyo nta kibazo na kimwe ifite, ni TikTok imeze neza kabisa. Yandi bavuga ngo iri guhesha Imana icyubahiro. Murabona yuko ni TikTok rero yoyo nta kibazo ifite, nakano kaziga mu murabona yuko gasa icyatsi. Rero iyo na TikTok ifite nawe zina video nura mukuzishibije ukora TikTok yawe imeze nk'uko nguko, umenye ko TikTok yawe nta kibazo na kimwe ifite. Guys, gerageza rero niba ukunze iyi video, gerageza ukande subscribe murabizi yuko ari ingenzi. Ukande subscribe, inzogera, uburyo bagaze utuntu twiza n'utugudu. Ubundi buri kimwe cyose ukeneye kumbaza hano kuri TikTok, genza yamafasha ntacyo bitwaye. Mwebwe icyo musabwa gusa ni ukanda subscribe, ukanda subscribe, ugakanda ku nzogera, ugakanda na comment, ukambwira ngo ibintu duhaye kabisa ni ingenzi cyane, cyangwa se ukatubwira ngo cyangwa ukayisharinga, no kwisharinga byemeye, ukayisharinga kugira ngo ibintu utabigumana wenyine, ahubwo buri wese aze kubibona.